Ndagusuhuje kandi nkwifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima. Ni tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri, ni tariki ya nyuma isoza ukwezi, ariko kandi nanone ni inkuru idashimishije na gatoya kuri aya masaha itugezeho. Ni inkuru y'agahinda n'umubabaro, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru navuga ngo idashimishije kuyumva nanjye ubwanjye nkibona, ngize ikikango, ngize ubwoba muri njyewe, bintera gutitira no kumva mbuze imbaraga za kimuntu. Buri wese kubyumva ni ibintu bigoye kubyakira. Mu isi habaho ibintu bibiri, habaho kuvuka, habaho no gupfa. Mu muryango habamo kwishima, no mu buzima niko bimera, hakabaho no kubabara, habaho gukira, hakabaho no gukena. Ariko uyu munsi wa none birenze amaso y'abantu, birenze ibyo twakumvisha amatwi, ibibereye mu karere ka Rubavu. Umupapa n'abana be 3 bahasize ubuzima, n'abandi bantu 8, 7 baba 11. Birumvikana n'abadivantiste kuko bavuga gusenga cyangwa se bakaba basengera muri indi dini, wenda bakaba bari bafitemo nk'ibitaramo cyangwa se ibiterane bavuye gusenga mu buryo tutazi umwe cyangwa ubundi. Uyu munsi wa none impanuka ibereye hafi n'ibitaro bya Ruhengeri bya Sori mu Mbabarire, hafi n'ibitaro bya Rubavu, uturuka Musanze werekeza i Rubavu. Murabizi neza ko iyo urenze mu Rugerero ugira ahantu hamanuka ugahita ugera ku bitaro kuri Rond-Point neza. Hari umuhanda werekeza ku Kivu ku mazi, hari n'undi muhanda uzamuka werekeza ku bitaro, unyuze imbere y'ibitaro werekeza mu mujyi. Ubwo imbere yaho uba uri kureba ibitaro hafi neza, hari muri Rond-Point ahantu hashushanyije. Muti byagenze gute rero kugira ngo iyi mpanuka ibe yaba ahagana saa 8 nk'uko umuyobozi w'akarere ka Rubavu amaze kubitangariza itangazamakuru ndetse n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba? Ahagana saa 8 ubwo benshi uyu munsi bari busy mu muganda, abasenga birumvikana abadivantiste bari bagiye gusenga, nibwo umupapa wari utwaye abana be 3, ubwo birumvikana ni 4, n'abandi 3 yarahaye lift, bagwiriwe n'ikamyo, ikamyo yabagonze, bahita bashiramo umwuka bose uko ari 7. Ni ukuvuga ngo umuryango umwe ugizwe n'abantu 3 wahise wiyubika. Cyakora Imana ikinga ukuboko, ntabwo umuryango wazimye, kuko umugabo w'uyu mugore aratwite, yasigaye atwite. Ni ukuvuga ngo hasigaye umugore wenyine no gusengerwa cyane kuko atwite umwana. Birumvikana ni ibihe bikomeye cyane kubyakira, ni inkuru y'agahinda n'umubabaro, ariko buri Imana iba izi impamvu ibintu byayo yabikoze, iba izi impamvu yo gutaha kwa buri wese, kuko buri wese afite igihe cye yateguriwe, buri wese afite igeno rye, buri wese afite icyerekezo cye, buri wese afite aho Imana yamuteguriye kandi agomba kwerekeza aho ngaho Imana yamuteguriye. Imodoka yo mu bwoko cyangwa se imodoka nini, ni ukuvuga ngo ni kamyo y'inyakenya, yambaye plaque y'inyakenya, yavaga muri Kenya yerekeza ubwo mu karere ka Rubavu cyangwa se wenda ahandi hantu tutazi, birashoboka ko yari bugeni no muri Kongo. Ubwo yageraga hariya mu Rugerero hateganyirijwe aho amakamyo cyangwa se abashoferi hari parking yabo, yabanje kuruhuka gatoya, araparika. Amaze kuhaparika nyuma yaho arongera aratsa nk'umuntu wari ufite urugendo, akomeza urugendo rwe yerekeza mu cyerekezo yari kuganamo. Ubwo yageraga ahangaha ahantu, icyo nababwira nuko amakuru dufite nuko hakunda kubera impanuka nyinshi cyane mu buryo butandukanye umunsi ku munsi. Aha hantu ngo hakunda kubera impanuka, imodoka nyinshi ziragera zikabura feri. Nubwo umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba yatangaje yuko impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko neza, ariko abandi bakavuga ngo nukubura feri. Kutaringaniza umuvuduko neza no kubura feri, ntekereza ko abantu bazi by'umuhanda ni ibintu bitandukanye. Kutaringaniza, ariko n'ubundi iyo wabuze feri ntabwo ugishoboye kuringaniza umuvuduko wawe, ariko ni hahandi iyo igihe cy'umuntu cyageze, utaha arataha, upfa arapfa, uba muzima aba muzima.
byagenze gute rero kugira ngo bize kuba byagenda gutya uyu munsi wa none kuri aba bantu cyangwa se kuri uyu muryango? Ku bitaro bya Gisenyi biherereye mu karere ka Rubavu mu mujyi habereye impanuka ikomeye cyane ihitana ubuzima bw'abantu 11. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano z'ubuyobozi muri aka gace yemeza ko iyi mpanuka yatewe n'ikamyo yabuze feri maze ihita igwa ku modoka nto itwara abagenzi yari irimo abagera kuri 7 bari bavuye gusenga. Bose ihita ibica ndetse inagwira abandi bantu 4 bigenderaga hamwe n'umushoferi w'iyi kamyo, baba abantu 11 babuze ubuzima muri uyu mugoroba wo kwa 28 Gashyantare 2025. Ni inkuru y'agahinda n'umubabaro bigoye cyane kuyumva no kuyivuga cyane ko bitewe n'ubwoba ko umuntu yayakira uburyo uyu mubyeyi abapfuye ntacyo bazi, kuko abazima tuzi ko tuzapfa, ariko urukumva ububabare n'uburemere, urukumva uburibwe bukomeye cyane bukabije n'uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi byanze bikunze we ari gukubitwa ahababaza, ari gukubitwa ahantu habi, ari gukubitwa icyo nakwita ingoyi y'agahinda n'umubabaro, kabone nubwo hari ikizere yuko umwana uri mu nda ashobora kuvuka, ariko uyu mubyeyi afite intimba, afite umubabaro, siwe gusa n'umuryango muri rusange nyarwanda, ariko by'umwihariko n'umuryango we abamwegereye, inshuti za hafi. Rwose mwumve ngo uyu mubyeyi ndi kwishyira mu cyimbo cyiwe, nkumva uburyo ababajemo. Iyi mpanuka rero yabaye mu masaha 8 igahitana abantu 11. Harimo umugenzi uri kugenda n'amaguru, harimo umumotari n'abo yaratwaye, ni ukuvuga ngo hose hamwe bagenda ari 11. Ikamyo ihita ibahitana, ubuzima bwabo busigara aho ngaho. Kimwe nakubwira no iyi nkuru turi buze gukomeza kuyikurikirana ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare, turaza kucecera tubyukireyo kugira ngo duhumurize cyangwa se iyi nkuru tuze kumenya uburyo bucukumbuye bw'iyi nkuru n'uburyo iyi mpanuka yaje kuba igendamo, cyangwa se icyateye impanuka nyirizina aho yaturutse, nuko byaje kugenda muri rusange. Ariko gusa ni ikintu kibabaje cyane, giteye n'agahinda. Birababaje kubyumva, bigoye kubyumva. Iyi nkuru mubabare tuyisimbuke, biragoye nubwo inkuru nk'izi ngizi dusanzwe tuzumva zivugwa zigize gute, ariko iyi nkuru irababaje. Twihanganisha abasigaye, ni ku isi imeze, ni ku isi iteye, twese tuzataha, niko ibihe bigenda bihita kandi bigasimburana iteka. Natwe tuzataha iwacu sinaha, amaherezo natwe tuzataha. Ikindi nakubwira nuko uyu munsi wa none tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri, M23 yemeje urupfu rwa Lieutenant Colonel W'Ingoma Ndahiro yuko yishwe n'igitero cya FARDC ubwo bagabaga ku birindiro byabo bakoresheje drone. Abangaba akaba yarahasize ubuzima, ndetse uyu munsi wa none hashize iminsi nta kintu FDLR bitangazaho, akaba byashize barabyemeza. Ikindi wamenya nuko indege yari itwaye amafaranga yatwaye mu Rwanda ngo yakoze impanuka, nabyo turacyari kubikurikirana kugira ngo tuze kubagezaho inkuru icukumbuye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran yishwe.
Ayatollah Khamenei yiciwe mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byagabwiye kuri Iran kuri wa 28 Gashyantare 2026. Tuze guhura mu gitondo duhuriye mu karere ka Rubavu. Muri iyi nkuru Perezida Donald Trump yemeje ko ari kurasa muri Iran. Imana y'amahoro ibane namwe, mukomeze murare neza, ndabakunda cyane.